ariko se tubwire Rayon Sport week ni isotangiye kuri coding. Ikibazo cya mbere mbaza Deni, ese ko bajya bavuga ngo Bikira Mariya aza mu Rwanda yarabonekeye aravuga ati rero mukundereye, ibyo bintu arabyemera abonekera muri 93-92 ngo niyo mpamvu akunze kuza amashusho ye ari mu ibara ry'ubururu n'umwe. Ibyo bintu urabyemera? Ibyo bintu ntago mbyemera, ahubwo ibyo bintu simbyemera. Ibyo ni ibivugwa nyine, ni nka kwa kundi wumva ngo Rayon Sport yari inka y'umwami, ariko byo abasaza bavuga ko bishobora kuba bifite ishingiro, kuvuga ngo Rayon Sport yari ikipe ya kera yashimishaga umwami cyane, gishimishije umwami Rudahigwa aza kuyiha inka avuga ati ikipe kabisa, ariko ngo Rayon Sport yaje kuyirya itanituye. Kariya kantu ko kuvuga ati bazane Azam nk'ikipe noneho nyuma ya tombola ya Champions League kuvuga ngo izahura na APR, kuri Rayon ni kope ya danje baba barakoze, kuko ndishura neza ko umufana wa APR koko wanyayo wa APR nawe azaba ari muri stade kuri tariki 3. Ambiramutse yirekuye igashyiramo izo ntwaro zayo zose, byafasha APR kumenya ngo ikipe tugiye gukina, ariko shampiyona zari zimaze iminsi zidakinwa, imeze ite, ihagaze ite, ifite abahi bakinnyi. Nta makipe angahe mu Rwanda ari kuri level yazamutse kuri ya match y'umuhuro mu mahoro. Ba Sefu barabonye, ba Richard barababonye, dukeneye abandi noneho ku buryo umure yavuga ati nubwo nje kureba equipe yanjye ndanayizeye. Kumaramo amasaha arenze 6 ntago ari match gusa izabirimo, uraterura umuryango ugende wicaremo, koko iyo kipe yawe nimba uyikunda koko ku mutima ikuriho, gerageza ugende iyi-supporting. Nta leta rigifite ihereza ayo mafaranga. Deni, ni iki kintu wagira inama Rayon cyashaka kikaba ari igihuha ariko kigakurura abantu kuri stade? Rayon buriya nubwo wenda hari byinshi ntemera byayo, ariko ikintu cy'ubusirimu itangiye kugenda ikigira. Buri kantu kamwe kose ku gihe, byaba ngombwa bazakubitemo n'abahanzi kandi bagezweho. Rayon Sport iri kuri note, sibyo? Nayo kugira ngo niba yanashyizeho na cya giciro kiri hejuru, umufana azavuga ati sinje kureba match gusa, na ambiance Rayon Sport noneho harashya. Undi mukinnyi wo kwitega bareka njye mbabwire n'abareba, urumva umuntu witwa buriya shampiyona igikombe kugitwara ni detail nyinshi. Umuntu watwaye igikombe buriya bro aba yakoze. Kongeraho ko Jean Fidel amaze kumenya uko imeze na recruitment ari gukora, noneho ibintu biratuje muri ntago umenya ngo recruitment imeze bite. Mbere biziko byaga byashyushye bakazana abakinnyi bimeze bite, ariko ibintu byose ubona ko biri ku murongo. Umutwe wa Haruna niyo nzima, umutwe wo bita niyo nzima Olivier Sefu Kamba na roho, uwo bita Mbarenga Fitina. Hagize ibyago gutya nka dressing room ikagira ibibazo wenda by'imishahara, na abakinnyi bashobora kurokora ikipe cyangwa se bakayiroha. Try to tactics to understand the game, why we decide to do that or not in the other way. You had it? Yes! Good. Musa, Dennis and Fred. Catch us live at Triple Sports Arena. Triple Sports Arena nyuma ngushugunye ibishanga ubuswe ndimo hagati, najemo hagati nkubaze kuri APR kandi nuzanemo. Ariko se twe tubwira APR, none tubwire Rayon, nushaka tubaza APR ari ikibazo. Nawe yargira umu APR fata Kiyovu yazanye abantu 55 ngo yabonyemo abantu 10. Yakoze imyitozo bose bambaye amagezi atandukanye 55 ngo bari muri selection. Asiri muri selection Paris Saint-Germain harimo Mukura, harimo Sanga. Nta Mukura ntago hayize. Harimo Jezza zamu ntago biba. Ara ne aburamo n'abakinnyi bari baje gukora test. Yabonye na Mackenzie yarahari. Mackenzie yaje gukina. Waje gukina ni Hussein. Afitemo kontra muri Kiyovu. Hussein Eto niwe wajemo. Undi muntu n'abandi bose rega iragabura. Umuntu wari uhagararanye na
Makenzi n'Indera. Nakenzi nabonye akora interview. Reyo bimeze So bimeze bite bakurikiye Triple Sports Arena, ngira ngo mwari mumaze iminsi turi Burayi tugenda tuvuga tuti bimeze bite, ariko uyu munsi tugiye kuza mu Rwanda, tugiye gukora ku cyo bita Sekafa yitwaga Daport Sekafa Kagame ga Darport Dar es Salaam port cyambu cya Dar es Salaam Darport Daport Daport wala ariko akantu ka France ako niko Daport cyangwa ugiye kuvuga Dabor. nese byose babyandika kuri ya buriya Dabor abasomye Dabor yose bayandika kuri nyine port byanditse Daport asego Daport nyamara biriya bintu mvuze nibyo wenda nibyo. Dar es Salaam ni mu Giswahili. Dar es Salaam Salaam ni izina ry'umurwa mukuru nyine mu Giswahili cyabo. Dar es Salaam Dar es Salaam murwa mukuru. Dar es Salaam ni he Dodoma Dodoma nyine. None se bavuga nuzi mu Cyongereza Dar es Salaam bavuga Da City Dar es Salaam Da pale Dar es Salaam cyangwa ni Dar es Salaam Chia Dar ni Dar es Salaam. oya Dar es Salaam Dar es Salaam biri mu Giswahili. Mu Cyongereza Dar es Salaam byose biri mu Giswahili, nk'umurwa mukuru wabo uri mu Giswahili. basoma gute Kigali buri muri rurimi Kigali iri mu Kinyarwanda. Kandi buriya ni nk'uko mu Kinyarwanda buri zina ryose, nk'urugero nka Kicukiro bifite inkomoko mu Kinyarwanda, sinzi uko nabisobanura, bifite inkomoko mu bantu ba kera nibo barayise Kigali. Kicukiro ubundi ngo habaga Icukiro, sinzi ukuntu Icukiro se naryize. Icukiro ni intuza, ni ahantu bashyira amase y'inka yamaye. So Ni ukuvuga ngo bahoze reba mu nkwereke, urabona gukuka urabizi se? gukuka ndabizi. Reba nka kuri iyo bagiye mu kiraro cy'inka bakora isuku bakuraho amase y'inka, ahantu bagerunda usanga ari nk'umusozi babyita Icukiro. ubwo ni muri Kicukiro. So Kicukiro yahoze ari ahantu habaga inka nyinshi ngo bakaba Icukiro ryinshi, kuba ari ahantu haba Icukiro niyo hacera irahumura. So ubwo Kicukiro bahoze bahagira gute? Hahoze bahashyira nyine aravuze ngo Kicukiro bahoze bahagira ryari Icukiro nyine ryayo. So uyu munsi tugiye kuganira kuri Sekafa, tugiye kuzamuka tuvuga kuri Rayon Sport Week, tugiye kuvuga kuri abanyamahanga baje mu Rwanda, ni iki bagiye guhindura, ni iki bagiye kongera kuri Rwanda Premier League. So Rayon Sports Week ni icyumweru cyashyizweho na ekipe ya Rayon Sport ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye kugira ngo bazenguruke igihugu cyose begereza Rayon abaturage. Ni ekipe izahera i Huye ku munsi w'ejo, izahera i Huye ikine n'Amagaju, kuwa gatandatu ifite match na Musanze. Hanyuma Rayon Sports Week izasozwa ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa munani, mbere y'iminsi mike ko haba Assumption. Isaha ni 11:00. Saa 11:00 ariko ntago ariko bitangira, n'ubundi nibwo bizageza. So so match izakina na Azam muri Tanzania. So Azam kuri iyo Sport Day, Rayon Sport izakina na Azam ku itariki 3 mbere y'iminsi mike ka Assumption. So ndibaza ikibazo cya mbere mbaza Deni, ese ko bajya bavuga ngo Bikira Mariya aza mu Rwanda yarabonekeye aravuga ati rero mukundereye
ibyo bintu urabyemera abonekera muri 93-92 ngo niyo mpamvu akunze kuza amashusho ye ari mu ibara ry'ubururu n'umwe. Ibyo bintu urabyemera? Ibyo bintu ntabwo mbyemera, ahubwo ibyo bintu simbyemera. Ibyo ni ibivugwa nyine, ni nka kwa kundi wumva ngo Rayon Sport yari inka y'umwami, ariko byo abasaza bavuga ko bishobora kuba bifite ishingiro, kuvuga ngo Rayon Sport yari ikipe ya kera yashimishaga umwami cyane, ngo ishimishije umwami Rudahigwa aza kuyiha inka avuga ati ikipe kabisa, ariko ngo Rayon Sport yaje kuyirya itanituye. Ubundi mu kinyarwanda iyo umuntu akugabiye inka uritura, ariko ngo Rayon Sport yarayiriye. Ubundi nta muntu urya inka yagabiwe, arayorora akazitura. Noneho reka ibyo tubiveho, ibyo ni ibivugwa. Tukiri kuri Rayon Sport Week, Rayon Sport Week bazazenguruka buri ntara cyangwa sindi gusobanukirwa, izajya i Nyamagabe ijye guhura n'Amagaju, urumva bazagera muri buri ntara kuko dufite intara 5. Buri ntara Rayon Sport izayigeramo ikine na ekipe yaho imwe byibuze. Bimeze biti ngira ngo sibyo intara y'Iburasirazuba niyo batazageramo. Ni Burengerazuba mbateganya ngo ukina na Etincelle, ariko ushaka kuba oya byonyine dukurikije iminsi irimo ntabwo bishoboka. byashoboka, ariko Rayon Day ubwayo urumva iri kuri 3. Uyu munsi turi kuri zingahe? Kuri 23. Bari iminsi irimo iminsi 10 n'ingahe? Ni 10 yonyine, si iminsi 10. Nese mu minsi 10 ngo ukinyemo match nya birashoboka byakunda. Kandi twibukiranye kari pre-season, noneho ngeraho n'izo ngendo rero biragoye. Rero ibyo ari byose turaza kuza kubonamo match ebyiri, ariko uretse n'ibyo ngibyo ni ubwa mbere ibintu bibayeho. Nimba nibeshye hagiye habaho campaign zo kuvuga ati ni kubufatanye ni kubufatanye na LNIT Iterambere Fund, niyo iri na Skol, nabo bari agira ngo cyane LNIT ni iri gutera inkunga imikino ibiri, ni n'imikino kwinjira bizaba ari ubuntu. So abantu bagiye so Rayon Sports Week izasoza ku itariki ya 3 haba umukino wa Rayon Sport yakira Azam FC. Azam ni ekipe yatomboye APR FC yo mu Rwanda mu mikino ya UEFA, ariko tararenga ngo mu mikino ya UEFA, imikino ya CAF Champions League, sorry gatoya, kina Champions League ya Africa. So Fred nkubaza, haba hari aho bihuriye kuba Rayon Sport yaratumiye Azam, hari aho byaba bihuriye nuko yari yatomboye ekipe ya APR? kuba hari aho bihuriye simbizi, ntabwo nabyemeza neza 100%, ariko nanone ni ikintu cyatunguranye cyane. Ariko ku bantu bakurikira umupira bya hafi na hafi baravuze ati nta gikwiye gutungurana muri ibyo, babirebeye muri aspect y'ubucuruzi bakavuga ati se koko iyo mbaga twayikura ute, n'iki twayikuruza. Mbere byari biri kuvuga ko bashobora gushaka ku makipe nka za Mamelodi, Raja Casablanca n'indi imwe ntari kwibuka neza. Raja banafitanye imikoranire Simba na Yanga. Amakipe yose biragoye, Simba y'ubwayo bazaba bahuze n'umunsi zabiri muri Simba de nayo iri muri Rayon de cyane. Rero noneho kari akantu ko kuvuga ati bazane Azam nk'ikipe noneho nyuma ya tombola ya Champions League kuvuga ngo izahura na APR, kuri Rayon ni kope ya danje baba barakoze, kuko ndishura neza ko umufana wa APR koko wanyayo wa APR nabazaba bari muri ya stade kuri itariki 3. Navuga ati iyo Azam tuzakina, numvishe ku maradiyo bavuga bakabiriza ku binyamakuru nsoma nkabona yaguze intwaro, reka nje kuyireba bite n'iki kirimo. Noneho kongera niyo mbaga nyinshi y'abareyo, ntabwo navuga ko bashingiye inyuma ya tombola, ariko ari nacyo bashingiyeho byaba birenze, ni ikintu kirenze kabisa. Okay, so hanyuma Deni najya tubwire kuba umbwire ku ruhande rwa APR, umbwire no ku ruhande rwa Rayon Sport. Kuba ekipe ya Rayon izakira na Azam mbere y'ibyumweru 2 ko Azam izabanza kwakira, I think izabanza kwakira mbere yuko ibyumweru 2 kwakira APR FC, ni izihe nyungu kuri Azam? Hanyuma hari ikintu bizahungabanyaho ekipe ya APR FC nyine, hari ni izihe nyungu ku ma ekipe yombi n'igihombo ku indi ekipe? Kuba
bizakina na Rayon Sport mbere y'ibyumweru bibiri ko Azam ihura na APR muri CAF Champions League. Icyambere cyo bizafasha APR kubona iyo Simba. Wenda Rayon Sport Azam iramutse yirekuye igashyiramo izo ntwaro zayo zose byafasha APR kumenya ngo ikipe tugiye gukina ariko shampiyona zari zimaze iminsi zidakinwa imeze ite, ihagaze ite, ifite abahi bakinnyi dushobora kwitega. Ikindi cya kabiri bizafasha na Azam kugera kuri tele yaho izakinira umukino wo kwishyura kugira ngo imenye iti environment y'igihugu tuzakiniramo imeze gute. Niba bazanakinira ku Mahoro ntekereza ko APR umukino wayo izawukinira kuri stade Amahoro. Byayifasha no kumenya ngo ikibuga tuzakiriraho ikipe ya APR muri Champions League mu mukino wo kwishyura kimeze gite. Bizayifasha ibintu byinshi, ahubwo bya avantage kuri Azam ndetse ni na avantage kuri Rayon Sport cyane cyane ku bijyanye muri aspect y'ubucuruzi wa mugani nk'uko Fred yarabivuze, ndetse no kugira ngo ikurura abafana bayo. Rero twe tumaze iminsi bavuga bati maze imyaka 5 idatwara igikombe, abakinnyi yaguze ba Haruna, bamwe bati barashaje, abandi bati Haruna nyamara aracyawutera imyaka n'imibare. Bimeze bite? Barishara bo bimeze bite? Abo banyamahanga tutarabona niba Rayon izabaterekamo nyuma ya Rayon Sport Week bazaba bamaze kumenyera, bimeze bite? Yego, ariko ari naho nanjye nibariza ikibazo nka Epitasi nk'umuntu wumva Rayon Sport niziye buretseho gato niziye ntwaro twakitega muri Rayon, haba muri Rayon Sport Week no kuri Rayon Day. Ahita akomerezaho kuri icyo kibazo arumubajije. Urumva ubwo ngiye gusa nk'ukunganiraho akandi kantu kuri Rayon, uretse no kuvuga ngo mu mafaranga ari icyo binjije cyangwa kuvuga ati bakuri iyo mbaga y'abafana ku mpande zombi mu bijyanye na cash ari icyo bari bukorere. Ariko nanone tugiye kureba ku yindi side, Azam ni umuntu mwiza kuza kuguha test, ni level nziza. Turi kubigaruka benshi tubigana tuvuga APR ego ntago byari cyane, ariko ibonye test nziza yo kwitegura imikino ya Champions League ndetse na Champion. Rero twareba nta makipe angaye mu Rwanda ari kuri level ya Azam mu Rwanda. Niyo APR niyo Rayon gusa, ariko nazo ntizera ko ziri kuri level ya Azam nayo izamutse yigeze kuzamuka, ariko mu bijyanye n'ubukungu ku ruhando nyafurika Rayon ifite amanota menshi kurusha APR. Ibyo byo no ma equipe ijana yasohotsemo APR nabwirimo. Tudashyuha ranking kujya muri noze kujya mu mikino nyafurika, Kujya mu mikino nyafurika kujya byonyine kujyamo mu matsinda ukagera mu matsinda. yashyitsemo kangahe se? Wait, nari ntarasoza ako kantu nyine. Wait, kuri icyo kintu urumva kuri icyo kintu nyine nayo nkomojeho cyo bati nindi test nziza. Nkeka ko Rayon Sport imaze gukina n'iyamagaje igakina n'iyo Musanze igasoreza kuri iyo Azam. Nkeka ko uje uri muhazi yahuye na bari abakinnyi ba Azam, nkeka ko nuruca abana nyine baba babonye test yanyu ku buryo uwo mwahura wese mu kibuga bavuga ati twahuye byibura n'abari kuri level irelite. Rero bahita ni byiza mu kibuga, ni test nziza, mu mafaranga ari cyo bari bukoreremo, ndetse n'abanyarwanda turaza koza amaso rega Azam n'iki. So hanyuma Deni mbere yuko cyacyo turaza kukigeraho, ariko mbere uko tujya mu kibuga buretse turaza kukigeraho, buretse ni njyewe yo awito manze ngo buretse kwanza n'abakinnyi bose nabo kwitega. Yambwiramo nka batatu genda buretse abashyashya ariko bureka n'ikibazo kamanze ngo bazikibazo mbere yuko tujya ntago turi na APR turayijyamo. Mbere yuko tujya muri nakubwiraga profi Azam ifite n'igihombo APR ifite ko Azam naje gukina mu Rwanda. Ni igiki Rayon ishaka guprofita? Ni equipe ifite mikro makeya, ni equipe imaze kugenda igira imyumvire professionnel ku buryo akantu kabo kose gato
bashobora kugabyaza umusaruro kakagenda nyine kabinjiriza inyungu. Twabonye ko iyi Rayon Sports Week ifite amadate agiye atandukanye, kugaragaza kapitene, gusohora away na third kit, ntabwo ari umunsi umwe n'igihe bazasohorera home kit, ni iminsi yose igiye itandukanye. So ibyo bintu byose ntibigenda byongera image ya equipe kuko izaba iri kuri sports. So ikintu nibaza ni Rayon ikeneye amafaranga, ni Rayon ifite stade muri 45,000 itandukanye n'ibihumbi kuri Nyamirambo ni Kenza ubundi bakicamo 10 ubundi abari 10 ibihumbi 7 hanyuma uretse naho babicayemo binjemo abantu bakaba ari 10 naho ubundi ni 7 gutya ku ntebe 7. So ubwo tugendeye kuri then ndagira ngo ni yihe approach Rayon yakoresha igihe muri stade 45,000 yatumiye equipe, nibyo Fred yavuze ngo abafana ba equipe ya APR maze umupira bazagira inyota yo kujya kureba iyo Azam bazakina. Ni igiki Rayon cyayifasha gukurura abafana kandi kinjiza amafaranga afatika kuri Rayon Day kandi bitabangamye ku buryo umuntu wese yafodinga umwanya ashaka kwicamo muri stade? Cyambere Rayon yakora nuko tuzanira intwaro, nkuko narimbajije gusa nize ntwaro twakitega kugira ngo ubundi abafana ikintu baza kureba, ntabwo baza kureba equipe gusa, baza kureba equipe irimo iki, equipe yacu ihagaze gute. Nimba uyisa tuvumva ngo baguze Haruna, baguze Sefu, abenshi kuri ya match y'umuhuro mu mahoro ba Sefu barabonye, ba Richard barababonye. Dukeneye abandi noneho ku buryo umure yavuga ati nubwo nje kureba equipe yanjye ndanayizeye. Ikindi cya kabiri ni ugushyiraho ibiciro biri fair, sibyo byakorohera buri munyarwanda wese, kubera ko ikipe adversaire yo ntekereza ko itazaba ifite abafana benshi kuko ari ikipe izabiturutse hanze. Rero n'ubango no gushyiraho ibiciro kubera ko atari no mu rwego gusa rwo atari champion nawe ngira shakamo amafaranga, ariyo de nyine ni umunsi w'abareyo, urumva ni ukubaho uwo munsi wabo bakawenjoyinga, yashakamo amafaranga ariko atari menshi kuko iriya match ni nkaho ariyo isoza yo kumurika abakinnyi bose izakoresha mu mwaka wa shampiyona wose, sibyo? Abo bafana rero kugira ngo babone n'izindi match bazaze ni ukubashyiraho ibiciro biri fair. Kandi ibiciro Rayon Sport yashyiraho byose byibuze guhera kuri 3 iz'abanyarwanda n'abareyo, sibyo? Abantu bafana Rayon benshi ni abantu wenda harimo n'abishoboye ariko harimo n'aba rubanda rugufi batoye, urumva ku bushobozi bw'abanyarwanda iyo ufashe match ukayirengereza 5 ahasanzwe, urumva hari abantu benshi batapfa kuza kuri match, urumva kandi bari bakeneye kureba equipe yabo kandi n'uwo murindi barawukeneye. Nicyo kintu kibattractinga ku buryo n'ubutaha bazaza baragikeneye banakirebeye, niyo mpamvu mvuze izo mpamvu zitandukanye. So hanyuma ukijyana na ukomeza kucyana inama waje kintu strategy bakoresha kugira ngo bazane abafana, Azam ni equipe yakurura abafana kuko irimo ifite match ebyiri mbere yo gukina Rayon Day, ushobora kuba ifite iri gukorera pre-season muri Maroc, ifite ifitemo Wydad. Azam se yo hanyuma uzi ko tugikomezanya nacyo na Azam irazana intwaro zose ikazishyiramo, none imbere y'abafana bari mu Rwanda izahakinira mu minsi mike iri imbere. Hanyuma se okay bandusubiza icyo ngicyo, hanyuma Deni uze guhita unsubiza, twabona abafana ba APR bajya inyuma ya Azam kuri Rayon Day? Ego kwa kamere kuri icyo cyahubwo ubajije Deni ni ihame niko bizagenda, buri mufana wa APR ategetswe gufana Azam, hanyuma ibindi bakazabibara bwabo nyuma. Nyine ntago ari ikipe y'igihugu igiye gukina, si umuhuro, si famille. Ubwo abafana nzigiye bafana APR iri gukina hanze babareyo uretse ko ngari imbarwa. Rero kuri icyo kibazo kindi warumbajije cya kabiri kugira mpite nkomeza ku cya kinini nagiye gukomezaho cya Deni, Azam inyungu tubanze turebe ni ikije gukora mu Rwanda yonyine, ije kureba iyo pitch. Polisi twabonye ko yamaze kwideklara ko bazakirira imikino yabo ya Confederation kuri Peri,
ariko APR ku izina ifite ku bafana bajya bavuga ko ari benshi ibyo ari byo byose bayakira mu mahoro. Rero kuri icyo kibazo warumbajije nubwo ndukumva wagira ngo gise kiguruka kubera yarambwiye akantu k'iminota. Azamu equipe yo gukurura abafana nyine True, of course. Icyo ni nacyo twari twahereyeho kuba byonyine bazahura na APR abakinnyi bafite level iriho ko bazasohokera Tanzania cyangwa se shampiyona Tanzania mu mikino nyafurika ubwabyo birerekana level y'ikipe nyine. Ni ikipe nziza se wategereza irenze iyo ngibwo ni unless haje izo za Melody ariko nekeza kazamikurikira muri izo class. Kuri cya kindi wari ukomeje cyo kuvuga ati ibiciro byaba biri fair. Tuanze turebe ni umunsi wa Rayon Sport. Hazabaho Rayon Week. Haraho bagiye bashyiraho match zizinjirirwamo ubuntu hafi ya zose. Rero twagera kuri Rayon Day sasa. Tuanze turebe equipe ya Rayon Sport bije ku mwaka ikoresha nangahe. Wenda tubare muri range ya miliyari, sibyo? Iyo score irayihereza miliyoni 200. Right? Abandi bafatanya bikorwa bose bagiye bashyiramo izo za NIT za Canal Plus sange barago mu 150 ijana na zingaye gutyo. Urumva? Haitaza none ikindi kintu cya get correction. Nicyo kindi kiza kigasova ikipe. Match heruka ya APR na Rayon muri PE twabonye yinjiza hafi miliyoni 40. Yaheruka kubera ku mahoro. Skole yode yinjiza amafaranga menshi kurusha muri shampiyona. Kubera birashoboka cyane. Twareba kuri match heruka kubera ku mahoro yinjije yaheruka kwinjiza amafaranga menshi n'undi ari APR na Rayon miliyoni hafi 60 noneho shyira ku mahoro sasa 45. Ntihehe heza ho kugusarurira cyangwa se ho gusova iyo bije equipe harenza iriya ni moment ni ibirori hariya ntabwo umuntu aba agiye kuhajya nkaho yigomwe hari icyo agiye kureba amafaranga yazamurwa no kugira igiciro kiri hejuru ashobora kutazamurwa cyane ariko banze umenye ati wowe ugiye gukora iki muri stade ugiye guhavinga moment guhavinga fan kumaramo amasaha arenza 6 ntago ari match gusa izabirimo uraterura umuryango ugende wicaremo koko iyo kipe yawe nimba uyikunda koko ku mutima ikuriho gerageza ugende iyi supporting nta leta regifiti ihereza ayo mafaranga rero nge sinemeranya n'ikintu cyo bati ngo bashyira amafaranga make iriya niyo chance no kumufana koko warumba karera kwaje tsari ibyo bakoze byakurura abo bafana Haruna Niyonzima umureta ajya kumureba n'ubwo wenda tuvuga ngo arashaje ninde kujya kuri bafite inombolenga muri Jazz ya Rayon Sport abo ba power play biba mahire baba bazanye n'icyataka kinyamatwa elenga kanga ndibaza aba bakinnyi bazaba barababonye muri no Rayon Sports Week ariko hari izindi strategy zishobora gukorwa ziganakorwa mbere nekiriza ko mu bantu nimba ari nk'abantu wenda ashimba baragiyemo nk'abantu nk'ibihumbi 7 kuri Rayon Day iherutse 10 wenda hashaka harimo nk'abantu 500 bajyanwe no kuvuga ngo hari umukinnyi uzaza mu ndege utazwi deni ni iki kintu wagira inama rero cyashaka kikaba ari igihuha ariko kigakurura abantu kuri stade tukwema iby'abakinnyi na spectacle bazaza kureba we spectacle tuyishyiremo ariko mu kibuga ibyo mu kibuga tubyire kuko ni ikirori ntabwo ubundi kigambire cyane ari umukino kuko n'umukino utanabaye Rayon Day yabo so ni igiki wagira inama ubuyobozi bwa Rayon Sport niba ari mobilisation kuma media stations cyangwa nimba ari kuma social medias kimwe muri ibyo Rayon buriya nubwo wenda hari byinshi ntemera byayo ariko ikintu cy'ubusirimu itangiye kugenda ikigira ibyo ngibyo bya mobilisation ku media houses atandukanye ama social media platforms baracyumva cyane iyo turebye Bangabo Robben abavugizi bayo n'abantu babaye abanyamakuru basobanukiwe n'icyo n'imbaraga za media houses icyo zivuze ama social media platforms barabizi icyo avuze hari abo bawasiri b'abanyamakuru hafi yayo bubona barabisobanukiwe harimo abajene basobanukiwe ibyo ari byo kuri stade imbere cyangwa se kuri stade ni protocole nziza umudije wo hejuru nkurikije uburyo nabonye stade Amahoro iteye harimo amabare n'ibiki n'amaresitora ngira ngo iyo irabyifitiye hasigaye no kuzamenya ngo biratangwa gute se birahari biraboneka ryari
abantu barinjira ryari, match iratangira ryari, buri kantu kamwe kose ku gihe, byaba ngombwa bazakubitemo n'abahanzi kandi bagezweho. Rayon Sport iri kuri note, sibyo nayo kugira ngo niba yanashyizeho na cya giciro kiri hejuru, umufana azavuga ati sinje kureba match gusa na ambiance Rayon Sport noneho harashya. Niko mbyumva. So hanyuma tuvuye rero kuri ibyo noneho ushatse iyo ngingo ushobora kuyipfundikira kuri cya kibazo cyanjye twitege. So ubu noneho nibyo tugiyemo. Hanyuma tuvuye muri ibyo byo kwitegura Rayon Sports Week. Rayon Sports gasubiremo twumva. Rayon Sport. So ngira ngo ni equipe yingizemo yamaze kwingizamo abakinnyi bagera nko kuri 10 I think 10 ya yaguze bose ko yari isigaranye abakinnyi batagera muri 12 bafite amasezerano. Ni equipe ya Rayon yongereye Aimable, yongera Ganijuru, Mitima afite umwaka umwe, ishaka kongerera Keve I think na Kadime Majero nawe afisigaranye umwaka umwe. Ariko ko perezida yatangaje nge nabonye batazatandukana kuko yakoze n'imyitozo. Probably papa ukuntu azi gushimashimagira kwihangana kuri ejo ariko ndi nkanjye naba naramurekuye. Waramutwaye. So hanyuma rero ni igiki tugiye twitege iki akabariza icyo kibazo. Transfer za Rayon iyi sezo ikoze uzibonye ute waziretinga uti? Akosubwa ikibazo cyangera cyinshi transfer azigenana nabo bakinnyi. Jewe ikibazo gitandukanye ni icyo nabajije. Ubajije ushaka abakinnyi batatu. Nabajije abo twitega kuri Rayon Day, muri wese ashaka kuza avuga ati aba bakinnyi batatu nk'umuntu yikurikirana. Kumvuga bijyana n'abonye transfer no hahitaziramo amazina nabavuge amazina ariko isigaje gukora transfer ebyiri, sibyo? Isigaje umwataka, isigaje no mu winga. Ariko kuba rimaze gusinyisha abantu batatu, Richard Seberane twamubonye. Oye turavuga abo twakitega kuri iyo day. Havuyemo Richard na Basef baratwara. Ese kuki nabutara kuri Heyo Day reka noneho umukinnyi wa mbere. Umukinnyi wa mbere. Nomborenga afite. Nomborenga yavuye muri APR. Azaba ari noneho imbere y'imbaga y'abantu benshi. Jondi yakinnye stade yarimo abantu bagerageza ariko ntabwo bari benshi cyane bakina Ndagorira Inyamirambo. Omborenga ni umukinnyi wa mbere wo kwitegwa kuri match ya muri jezi y'ubururu n'umweru ariko none hari imbere y'imbaga kuko ubururu n'umweru yamaze kubwamba. By'imboneka rimwe uretse ko nabonye muri iyi minsi bisigaye bishoboka cyane. Sinatekereza ko uriya mupope yakambara imyenda y'ubururu. Abantu barahindutse. So undi mukinnyi rero ni ibintu ntabonaga hafi, sibyo? Undi mukinnyi munota shwa ubwo ndakubwira bahari ubwo Papre naramuka akinnye nimero 10 no mukinnyi wo kwitega kuri Hayo Day. Hanyuma n'umudefenseri bita Omar rindi urimvugira Monsieur Propre arya Omar nyingi ni nyingi. So Omar umudefenseri akazamo Ombolenga n'umuntu bita Papre. Abo bakinnyi nuko bitega baretse nkamwongerera izina. Reka muri mu magaje araba nahura na ejo ngo gutya attention. Undi mukinnyi wo kwitega bareka nge mbabwire n'abareba. Urumva umuntu witwa hariya ku Mahoro amaze kuvugururwa kujya kureba kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi nyuma y'imyaka myinshi yambaye akajezi k'ubururu, fundi wa soka baba mzazi mtoto wa Jangwani apo lahani yongiye bana aso aricha Jean Fidel atabaye noneho Lamine se Adamo bita Lamine Yamal najyamo ku munota 75 bazamushyiramo ku munota 75. Oya ntago ari ku rwego rwe ariko ntago ari ku rwego rwe ariko ugereranya nkuko uvuga ati shampiyona niba shampiyona imeze gutya equipe iragerageza. No umwana w'imyaka 20 unajyaga witonda ati Casemiro
ati Modric ibyo ni ibintu biba kuko Haruna yiswe Fabregas akiri mutoya kandi abonye ibintu yakoze. So hari igihe ureba umuntu profile ye ukareba n'uburyo ari gukina, ntabwo bivuze ko umuntu nimba umwise gutya ari wewe. Waramubonye akina ubita Adama icyo ngicyo tukivuyeho ikibazo tubyazigiye umusaruro. Transfer y'umupapa witwa Sugo nayo ni transfer signing ya Robertinho nyuma y'imyaka myinshi waherukagamo 2019 abahereza shampiyona bari kumwe nabo mu matsinda, akajya muri Vipers akagira icyo akora, Simba akagira icyo akora, bagatandukana, agarutse mu Rwanda igihugu yishimira. Ni signing mwakiriye oya uwo bita yatoje amatsinda, hanyuma bagirwanye mu matsinda naho ndori gutoza Gorilla ejo bundi Ivan Minnaert. Ni signing wabonye uti why rating ute kuri wowe? Reyo hariya cyokora hari areye ibikoze deal kabisa. Urumva umutoza mwiza, umutoza usobanukiwe kwanza umupira wa Afrika, wayiciyemo burasobanukiwe n'umupira wo mu Rwanda ubamo ibizazane byinshi. Umutoza wagiye muri Simba agakina imikino 19 agatsindwamo umukino umwe, agatsinda imikino 18, agaca muri Vipers. Nabwo ngira ngo Simba yamwirukanye azize ko yatsinzwe na Yanga hafi ibitego kugira ngo 5-1. Wumva ari umutoza mwiza niba yaratoje amakipe hafi 3 yo mu karere dufata nk'amakipe meza. Ndavuga Vipers muri mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, nkavuga Simba Sports Club yo muri Tanzania. Ni umutoza mwiza cyane, umutoza mwiza cyane, mbra unamukuru ufite iyo experience. Amateka yasubiramo se akongera kabereza igikombe cya shampiyona maze mu gikombe cya shampiyona buriya rimwe na rimwe ushaka kuba uri umuhanga ariko biterwa nanone na adversaire. Byaterwa uwa adversaire ubuhari na APR, byaterwa ubwo nuko yaba ameze, nuko yaba arimo kwitwara. Gusa uko nawe twamubonye ntiyoroshye, ntiyiteguye gakeya. Urumva rero hata Reyo ubundi hari n'igihe iba ari nziza ariko igahura n'ibizazane bimwe. Ushobora gutangira ari nziza ariko nyuma y'amezi 5 kumva ngo hari umukinnyi ngo barimo amezi 2. Buriya hari umuntu aya ntabwo byahindutse sibye. Tujye turebera ku bihari, ariko iyo turi kuvuga shampiyona ntabwo ari tournament, ntabwo ari turunwa. Shampiyona ni urugendo, ni journey. Impamvu mbivuze buriya shampiyona igikombe kugitwara ni detail nyinshi. Umuntu watwaye igikombe buriya bro aba yakoze. Dushaka tuzabirebere kuri za AS Kigali zamaze imyaka 2 zirushwa 2 ukazirushwe ibitego. Ubu ndavuga za Kiyovu izo ngizo ni detail a detail, sibyo? Rayon Sport yisa nimba ivuze ati dukanda akanyenyeri tugure Kevin, sibyo? Ubushobozi wiriho biramutse bibaye ibibazo, noneho hariho bura n'abatinya kuvuga bati umutwe wa Haruna niyo nzima, umutwe wo bita niyo nzima Olivier Sefu Kamba na roho, uwo bita Mbarenga Fitina. Hagize ibyago gutya nka dressing room ikagira ibibazo wenda by'imishahara, n'abakinnyi bashobora kurokora ikipe cyangwa se bakayiroha. So ngiye nkurikije ibyo yavuze tunasoza, aba bakinnyi bose basinye umwaka umwe. I mean Haruna yasinye umwaka umwe, Sefu yasinye umwaka umwe, ushobora kongerwa bombi. Ombolenga niwe yasinye 2 na Kevin umwana wa equipe. Ombolenga yavuye muri APR, Sefu uramuzi ku ishyaka rye nawe yayivuyemo. Haruna kuva yagaruka mu Rwanda APR ntiramutsinda. Robertinho ni umukinnyi uzi gukina, ni umutoza uzi kubana n'abakinnyi. Icyo kintu akizwiho, wabonaga uburyo asabana n'abafana akiri mu Rwanda, bagakora interview bakina bigenda bite. Hanyuma Reyo yakoze transfer, yaguze abakinnyi 2. Yamanje ngurira MVP wa shampiyona y'u Rwanda, ntago yagihawe icyo gihembo. Harya barabita papa yatsinze ibitego bingahe?
sindishwa neza ku ibitego 10 na assist yatanze 20. nasoze tubwira so ubwo yaguze MVP wa shampiyona nimero 10 njye nabonye n'umukinnyi ukina neza uri pose nubwo yari bamukinishije kuri 9 ifite umukinnyi bita Richard n'umukinnyi usibye no gutestingwa yari yararazwe n'umuyobozi wa Muhazi yari yaramuzana ama equipe yo mu y'i Kigali n'umukinnyi wari uzwi na mbere bari baranamuranze mbere ariko yarajya kwitara ngo bamurebe so ukongeramo abo bakinnyi ni equipe izakina shampiyona yonyine y'u Rwanda dasenge yemereze equipe ya Rayon Sport kizakshalenjinga kuri equipe kizakshalenjinga kuri shampiyona ifite abo bakinnyi bitwaye neza cyane icyo kintu yaravuze oya naga muhanga nyine barakshalengingana kuko ni equipe bari kuri na difference igendeye kuri Rayon Sport izakina amarushanwa no mu Rwanda ikaba yararokise neza mu Rwanda ikagura experience abakinnyi bafite experience bishyaka noneho bazi nyine gutwara icyo gikombe basinye umwaka umwe nka Haruna nicyo kinashaka ko yaragiriyemo n'uwo mutoza babanye gutyo nyine ubana neza n'abakinnyi ukongeraho ko Jean Fidel amaze kumenya uko imeze na recruitment ari gukora noneho ibintu biratuje muri ntago umenya ngo recruitment imeze bite mbere abizi ko byabaga byashyushye bakazana abakinnyi bimeze bite ariko ibintu byose ubona ko biri ku murongo so bagiye kurwana nuko babona icyo gikombe uyu mwaka bashagura na adversaire nyine uko meya bihoraho nire na adversaire uko bagomba guhangana ariko bigendeye kuri ibyo ngibyo batarashyiramo n'umwataka ni equipe izabi challenging cyane rero kuri Rayon Day bitegura umukino mwiza kabisa kuri Rayon Day bitewe n'imikino nabonye ewan nyishanyana ni gutya ni rumwe hayoni iri gukina gutya